Muri iyi si dutuye habera ibintu byinshi kandi bitangaje, nubwo abo bibaho bataza kuri social media ngo babivuge, gusa ibikomere bakuramo birangira tubibonye. Ibaze kumara iminsi 365 wegeranye n'umuntu nk'izuru n'umunwa. Aha umuhanzi Chibu azahita akubwira ngo wafunze kare, ariko bitunguranye bahise bagutegeka kumara iminsi 1825 uri kure y'uwo muntu ho intambwe 300. Umuhanzi Ama G The Black azahita akubwira ngo ku isi wahageze. Ibyo nkubwiye ntabwo ari igitekerezo cyanjye, ahubwo ni inkuru mamo yabaye ku muhanzi Chris Brown ubwo yakundanaga na Rihanna mu mwaka wa 2009. Uyu mwaka wagizwe n'iminsi 365. Iyi minsi yose yayimaranye na Rihanna bahorana, basohokana, batemberana, bishimanye mu buryo bwari buryoheye ijisho. Ariko bidateka biri, Chris Brown yaje gutegekwa n'urukiko kumara imyaka igera kuri 5 ategerana na Rihanna. Bivuze ko yagombaga kumara iminsi igera ku 1825 ari kure ya Rihanna ho intambwe 300. Nubwo itandukana ryabo ryamuteye ihungabana ndetse n'uburwayi bukomeye, ntabwo byamubujije gukomeza umuziki we, dore ko ubu ngubu abarirwa mu bahanzi b'abanyamerika bafite ibikombe byinshi bamaze kwibikaho kuva yatangira umuziki we. Umugabo w'intwari Nelson Mandela mu mwaka w'1990 yagize ati I never lose, I either win or learn. Mu Kinyarwanda ugenekereje yashakaga kuvuga ngo sinjya ntsindwa ahubwo ndiga cyangwa se nkatsinda. Bishatse kuvuga ko uko wakora kose niyo watsindwa bitagomba kukubera intege nke, ahubwo bigomba kukwigisha kugira ngo ukomeze gukora cyane kugeza utsinze. Mpa umwanya muto nkubwire inkuru y'uyu muhanzi w'umunyamerika Chris Brown. Niba utazi neza inkuru ye na Rihanna, nkubwire uko byagenze nuko byifashe kugeza ubu ngubu. Hanyuma nanone niba ujya wibaza ku buzima bwe, niba afite umwana cyangwa se afite umugore, ndaje nkumara amatsiko. Nge nitwa Ishimwe Elisa. Amazina ye nyakuri yitwa Christopher Morris Brown. Yavutse mu kwezi kwa gatanu tariki 5 umwaka w'1989. Avukira mu gace kitwa Tappahannock, ahangaha ni muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yarezwe na nyina gusa Joyce Hawkins. Uyu nguyu rero yakoraga imirimo myinshi igiye itandukanye kugira ngo abashe kubona ibyo kurera uyu muhungu we Chris Brown, dore ko ise yari yarabataye. Mu bwana bwe Chris Brown yakuze afana umuhanzi Michael Jackson wari ugezweho muri icyo gihe, akajya akurikirana imbyino ze cyane. Bivugwa ko imbyino nyinshi ubu ngubu Chris Brown abyina kuri stage arizo yigiye kuri uyu muhanzi Michael Jackson. Izindi mbyino yagiye yiga, bivugwa ko yarebaga amashusho y'indirimbo y'ababyinnyi cyangwa se abahanzi akagenda abyigana. Bivugwa ko nta muntu yigeze agira cyangwa se umutoza wamutoje gukora ibyo abakora kuri stage, ahubwo ari ibyo yihigiye umwana wakuriye ku muhanda. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko yanakurikiranaga abahanzi barimbaga injyana ya R&B barimo Asha Raymond ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari bagezweho mu myaka ya za 2000. Ibi ngibi byamuhaye inspiration, bituma nawe yumva iyaba umuhanzi. Yatangiye kugenda akora uturimbo tugiye dutandukanye, akagenda atwiyandukira gake gake, ariko ntabwo yari afite ubushobozi bwo kuba yarekodinga indirimbo. Agize imyaka 13, inzu yitwa Hit Mission Records yamusinyije amasezerano itangira kumukorera zimwe mu ndirimbo uyu muhanzi yari yaranditse. Mu rugendo rutari rworoshye, kuko yari yinjiye mu njyana ya R&B. Injyana ya R&B yari ifite abandi bahanzi bari baramutanze muri iyi kariyeri, ariko mu mwaka w'2004 yabashije gusinyishwa amasezerano na company yitwa Jive Records. Iyi ngiyi yari company yatunganyaga imiziki y'abahanzi ndetse ikanayicuruza. Iyi ngiyi rero yatangiye kumukorera indirimbo zigiye zitandukanye, harimo n'izamufashije kuba hit. Mu mwaka w'2005 yakoze indirimbo ya mbere ye ayita Run It. Iyi ngiyi yabaye hit cyane, dore ko yanabashije kugera ku mwanya wa mbere wa Hot Billboard, yatumye aca agahigo ko kuba umuhanzi wa mbere mutoya urubashe kugera kuri uru rubuga rwa Hot Billboard. Mu mwaka w'2005 mu kwa 11 tariki 29 yasohoye albumu ya mbere ayita Chris Brown. Iyi albumu yabaje gutuma amenyekana cyane, ariko nanone yahise yinjira mu by'urukundo, atangira gukundana n'umukobwa nawe wari ugezweho. Uyu nta wundi yitwa Rihanna. Hanyuma nanone mu mwaka w'2007 yakoze albumu ya kabiri ayita Exclusive. Iyi ngiyi yari iriho indirimbo nyinshi zatumye nanone akomeza kumenyekana, ariko iyi ndirimbo yamenyekanyeho cyane yitwa With You. Iyi ndirimbo abantu benshi bakomeje kuyigaruka bavuga ko ashobora kuba yariririmbiye uyu mukobwa ari bamaze igihe bari guteretana witwa Rihanna. Mu mwaka w'2008 nibwo beruye neza, batangira kujya basohokana no gutemberana ahantu hagiye hatandukanye. Abantu bose batangira kumenya ko aba bombi bakundana. Mu mwaka w'2009 ibi ngibi byaje guhinduka, bihindura isura ubwo uyu muhanzi yatangiraga gutoteza uwitwa Rihanna, bikarangira Rihanna amureze mu nkiko. Ku itariki 8 z'ukwa 2 mu mwaka w'2009 Chris Brown yahamagajwe n'urukiko kugira ngo yitabe abazwe ku birego yari yarezwe n'uwitwa
witwa Rihanna bari bamaze igihe kirenga umwaka ho gato bakundana. Ubwo Chris Brown yiteguraga kwitabira Grammy Award ubwo yari ya 2009, uyu nguyu byabaye ngombwa ko ahagarika iyi gahunda yo kwitabira ibi bitaramo, yanabaye nominated nk'umwe mu bagombaga kwitabira ibi bitaramo kuko byaranashobokaga ko yari kuhabona igikombe. Kuri iyo tariki 8 rero uwitwa Chris Brown yahise ategekwa n'urukiko kumara imyaka igera kuri 5 atongera kwegera Rihanna nyuma y'uko ibyaha byari bimaze kumuhama byo guhohotera Rihanna ndetse no kumufata nabi. Ntabwo ari ibyo gusa bamuhanishije kuko banamuhanishije no kumara iminsi igera ku 180 atabona serivisi za leta. Amakampani agiye atandukanye rero basinyanye amasezerano ko azajya yamamariza, yahise asesa amasezerano. Yisanze inshuti ze ndetse n'abafana n'abantu benshi bamukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumushyiraho. Ntabwo ari ibyo gusa kubera ko amaradiyo yacurangaga indirimbo ze nayo yatangiye guhagarika gucuranga indirimbo ze. Chris Brown yisanze ari wenyine, yisanga mu gahinda gakomeye cyane yaratewe n'imyitwarire yari yaragaragaje kuri uyu mukobwa bakundanaga ari we Rihanna. Hari ibitaramo byinshi yateganyaga kwitabira muri icyo gihe muri uwo mwaka wa 2009, ariko ibitaramo byose ababiteguraga cyangwa se aba promoters bahise bavuga ko uyu muhanzi atakibyitabiriye, n'amafaranga bateganyaga kumuha birangira batayamuhaye. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumwibasira no kumuhindura inkuru, batangira kumwita umuntu ufata abagore nabi cyangwa se uhohotera abagore. Ibi ngibi byatumye atongera kugaragara imbere ya kamera mu gihe kinini cyane. Kugira ngo yiyubake anahindure amateka anakureho izo nkuru zari ziri ku mbuga nkoranyambaga byamutwaye ibintu byinshi, ariko yabashije kubishobora dore ko mu mwaka wa 2009 yabashije gukora indirimbo ayita Crowley. Iyi ndirimbo yari ifite amagambo yagaragazaga agahinda ndetse n'ubwigunge yari afite muri icyo gihe, dore ko byanavugaga ko arwaye indwara ya trauma. Iyi ngiyi ikaba yaramwibasiye cyane mu buryo bwagaragariraga buri wese ku mashusho yagaragaye muri iyi ndirimbo Crowley. Atitaye kuba muca intege mu mwaka wa 2011 yasohoye album ayita Fame cyangwa se kwamamara. Iyi album rero yabashije kongera kugarura izina rye kuri sport, igarura izina rye imbere y'abafana. Abafana barongera bamugarukaho cyane ko iyi album yari yakozemo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi zari nziza cyane. Abonye ko iyi album yakunzwe n'abatari bake, yaje ku mbuga nkoranyambaga atangaza amagambo agira ati I'm not perfect, nobody is perfect, everyone makes mistake. Angaha yarashatse kuvuga ko atari intungane kandi nta muntu w'intungane ubaho, uwo ari we wese yakora ikosa. Ubwo rero yashaka kuvuga ko kuba yarahohoteye Rihanna ibishobora kuba ku muntu uwo ari we wese. Kuri iyi album yasohoyeho indirimbo yitwa Look at Me Now. Yashaka kuvuga ngo ndeba ubu ngubu, reba ukomeze. Yashaka kuvuga ko yahindutse atakimeze nka undi wa mbere. Ibi ngibi yabikoze mu buryo bwo koresha abafana kugira ngo bongere bamugaruko. Iyi ndirimbo yayikoranye n'umuraperi Lil Wayne ndetse ishije no gutuma abantu bagaruka nk'uko yarabyiteze. Mwaka wa 2011 yahise atsindira igihembo muri Grammy Award, dore ko album ye Fame yabashe kuba Best R&B album, yabaye album ya R&B nziza. Hari rero ku itariki 12 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2012 ubwo batagaga Grammy Award ku nshuro ya 54. Kuva icyo gihe yahise agaruka muri kariyeri, yongera kugarura abafana be, yongera gukora ibitaramo ndetse no gusinya amakontra agiye atandukanye yo kwamamariza ibigo bitandukanye. Hanyuma mu mwaka wa 2012 no mu mwaka wa 2013 yasubiranye na Rihanna, barongera barakundana, ariko kubera amateka bari baragize mu rukundo no kuba bombi batarizeranaga byaje kurangira n'ubundi urukundo rwabo rwongeye guhagarara. Kuri ubu ngubu Rihanna abana n'umugabo witwa A$AP Rocky, uyu nawe ni umuraperi, bamaze kubyarana abana bagera kuri 3. Gusa kuri Chris Brown ntago ariko bimeze kubera ko we ubu ngubu ntabwo arashaka, nubwo afite abana bagera kuri 3 yagiye abyarana n'abakobwa bagiye bakundana. Muri abo bana navugamo nk'uwitwa Royalty Brown. Uyu nguyu ni umukobwa yabyaye mu mwaka wa 2014 amubyarana n'umugore wita Nia Guzman. Undi mwana afite ni umwana w'umuhungu bita Ayeko Kotori Brown. Uyu nguyu rero akaba yaravutse mu mwaka wa 2019 amubyarana n'umugore witwa Amika Harris. Hanyuma nanone umwana wa gatatu ni umwana w'umukobwa yabyaye mu mwaka wa 2022 amubyarana n'uwitwa Diamond Brown. Uyu mwana we yitwa Rovery Symphony Brown. Aba bana bose rero batatu nibo Chris Brown yemera, nubwo ashinjwa kuba afite abana benshi hanze yagiye abyarana n'abakobwa bagiye batandukanye bagiye bakundana. Chris Brown kuri ubu ngubu ari mu bahanzi b'abanyamerika bafite ibikombe byinshi bamaze kwibikaho. Ago byose nabivuga ngo mbirangize, gusa ari iby'ingenzi aba yaragiye atwara byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Mu mwaka wa 2005 ubwo yatangiraga kariyeri ye muri Bet Award yatwayemo ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'icya Best New Artist nk'umuhanzi mushyashya wari ukizamuka, yabashije gutwara iki gikombe. Hanyuma nanone Billboard Music Awards nayo yabashije kumuha igikombe, imugira umuhanzi mwiza w'umwaka wa 2026, ariko nanone imuha n'igihembo cy'umuhanzi
mushyashya ukizamuka. 2008 nabwo yatwaye ibihembo muri American Music Awards, ahangaha yatwayemo ibihembo bigera kuri bitatu byose. Mu bihembo yatwaye harimo Favorite Pop Rock Male Artist, ahangaha rero bari bamugize umuhanzi w'umugabo mwiza mu njyana ya pop ndetse na rock. Hanyuma nanone mu njyana ya soul ndetse na R&B naho yatwayemo ikindi gihembo, arongera anaba na Best Artist of the Year, umuhanzi mwiza w'uwo mwaka wa 2008. Mu mwaka wa 2010 ndetse no mu mwaka wa 2012 naho yatwayemo ibihembo bigiye bitandukanye muri BET Awards, dore ko mu mwaka wa 2010, mu mwaka wa 2011, mu mwaka wa 2012 yabaye umuhanzi mwiza w'umugabo w'injyana ya R&B. Hanyuma nanone muri Best Viewers Choice and Collaboration naho yatwayemo ibihembo bigiye bitandukanye, dore ko indirimbo ye yitwa Look at Me Now yakoranye na Lil Wayne yatwaye igihembo cya korabo nziza y'uwo mwaka wa 2010. Grammy Award yabaje gutwaramo ibindi bihembo bigiye bitandukanye, dore ko album ye yitwa Fame yarakoze mu mwaka wa 2012 yabaje kuba album nziza y'uwo mwaka. Kenshi yagiye ahamagarwa muri ibi bihembo bya Grammy Awards, dore ko yabyitabiriye kuva yatangira kariyeri ye kugeza muri uyu mwaka wa 2026. Mu bindi bihembo yatwaye harimo icyitwa NACP Image Awards, ahangaha rero naho yatwaye ibihembo bigiye bitandukanye. Nanone Billboard Music Awards yatwayemo ibihembo byinshi. ASCAP BMI Awards naho yatwayemo ibihembo bigiye bitandukanye, na iHeartRadio nayo hari ibihembo yagiye imuha. Ibihembo byinshi yatwaye uyu muhanzi tutavuga ngo turangize, akaba anafatwa nk'umuhanzi ugira performance nziza mu bahanzi bose bo kwisi. Abarirwa umutungo ugera kuri miliyoni 100 z'amadolari mu manyarwanda, rero na amafaranga agera kuri miliyari 140. Niba hari umuhanzi wifuza ko twazakubwiraho ubutaha, twandikire muri comment, kandi nanone niba utarakora subscribe komeza ukore subscribe. Ndi Elze.